Bakunzi ba Eugene Official, reka nongere mbasuhuze, nongere mbahe ikaze, mbifurize umugoroba mwiza, nizere ko mumeze neza cyane, mwe mudukurikiye muvuye mu kazi kanyu rwose akamanywa, abari mu kazi namwe rwose k'ijoro, nizere ko mumeze neza cyane. Ni munyemerero mbahe ikaze rwose muri amakuru yacu y'umugoroba. Baca umugani mu kinyarwanda ko aho imfura zisezeraniye burya ngo niho ziba zigomba guhurira. Impamvu mvuga aya magambo cyangwa se ntange nsha uyu mugani nuko nari nabasezeranije ko rwose ndibuze kubagezaho icyitwa ripoti ya Risasi na Mageruhi. Birumvikana n'ibyavuye mu mirwano twari twabagejejeho n'ubundi yaramukiye hano muri Kivu y'Amajyepfo. Birumvikana ni mu duce twagiye tubagezaho, tugiye no kugarukaho. Yari mirwano ikomeye cyane, ndakubwiza ukuri, yari mirwano ikomeye cyane. Gusa umunyarwanda naciye umugani ngo inkubisi y'intuza irayitarukiriza. Undi araca umugani ati umanika agati wicaye, kamanura nyamara bikagusaba guhagarara. Wakamanitse wicaye bitewe naho wakamanitse. Impamvu rero ndimo ndaciye imigani ndaje mbabwire urugamba rwiriwe ruba hano rwa Ramagasa. Ni urugamba rero rusize rwemo abasirikare benshi tugiye kugarukaho, ariko noneho by'umwihariko umusirikare ufite ipeti rya koloneli tugiye kubagezaho waguye muri urugamba ku ruhande rw'izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa. Nyaboneka amakuru turaje tugiye kuyabaha. Ni mu gihe kandi tugiye kubabwira uburyo ki rwose izi ngabo zahuye n'akazi gakomeye cyane. M23 cyangwa se M23, ndakubwiza ukuri aba basore bakoze akazi gakomeye cyane, bongeye gukonvenka abaturage babereka ko mu by'ukuri nubwo uko byaba kose niyo baza batunguwe n'iki byose, izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa zitabasha kugira ute kubatsinda. Iby'iyi mirwano tugiye kubigaruka mbabwire uko byagenze n'igihe byatangiriye, muri make mbazane operation yuko urugamba rwagenze. Muri aya makuru yacu yo muri uyu mugoroba, munyemerere rwose mumpe umwanya mbagezeho indi nkuru idasanzwe. Mana yanjye, urugamba rugiye gukomera. Ninkubwira ko urugamba rugiye gukomera, nyaboneka ntuze kubifata minenembwe cyangwa se ngo ubifate nk'ibintu byoroshye cyangwa se ngo ni yayandi ya fighter. Wapi, nzanya amakuru ngiye kubagezaho adasanzwe. Ni amakuru atugezeho turi mu bambere mu bagiye kuyatangaza. Ngiye kubabwira ko ubu tuvugana wa muhungu wa Habyarimana Eric cyangwa se bitabo ni Jarik Habyarimana, ubu ari hano za Bujumbura. Ntabwo ari wenyine, yamanukanye n'ibindi bikonyozi byose bari gutegura urugamba ku gihugu cy'u Rwanda. Donc babandi bose bari gutegura gutera igihugu cy'u Rwanda bageze hano za Bujumbura, bari kurya, bari kunywa, bameze neza cyane. Iby'aya makuru nabyo amaze kutugeraho muri aka kanya, ari muri amwe tugiye kugenda tubagezaho. Tukiri mu makuru sasa, turaza kugaruka muri za Masisi, naho uyu munsi hiriwe imirwano. Hari amakuru aturuka no muri za Masisi nayo tugomba kubagezaho. Ndababwiza ukuri ntimuze kuyacikwa kuko na makuru twabateguriye kandi agiye kugezwaho, mugiye kugezwaho nanjye. Ni amakuru akomeye cyane. Turaza kugaruka Kinshasa rero, naho ubu tuvugana
uwitwa Felix Tshisekedi Tshilombo ni perezida w'iki gihugu, afite ubwoba ko mu by'ukuri ashobora kuba yaribwa kudeta cyangwa se akaba yaraswa n'umuntu utazwi uwo ari we wese igihe cyose yaba agiye ku karubanda. Uyu mugabo yari afite press conference n'abanyamakuru cyangwa se afite ikiganiro n'itangazamakuru, byaje kurangira iby'iki kiganiro abikansarinze, ategeka ubundi buryo iyi nama igomba kubamo. Ese kubera iki uyu mugabo yabikoze? Ibi nabyo bigize cyangwa se biri muri iki kiganiro cyacu tugiye kubagezaho, turaje tubabwire uko ibintu byifashe. Hanyuma rero murabizi ikiganiro cyacu tukigitangira, first of all manza kubibutsa ko mugomba kugishigikira cyangwa se nawe ugomba kukigiramo uruhare, kandi nta kundi ugomba kukigiramo uruhare kitari gukora like ndetse ukanagisharinga. Ariko by'umwihariko ubusabwa gukora like ku kiganiro mu by'ukuri ubundi ukanagisharinga. Ibi nta kindi bigufasha usibye twibifasha nk'abanyiri ikiganiro cyangwa se bifasha umuyoboro, kuko icyo gihe YouTube itangira kukirikomandinga ikacyohereza hirya no hino, mu by'ukuri inkuru ikabonwa na bose. Bikore nonaha rero ubundi urabushigikiye umuyoboro Jeune Official. Nakubwiye ibintu bigera kuri bitatu, nkandira kuri like kuri iki kiganiro, unkorere subscribe niba utarayikora, ubundi unasharing. Ibyo biraza kwa bihagije, urabutanze umusanzu nawe kuri iki kiganiro. Hanyuma kandi tukiri cyangwa se mbere ko twinjira mu makuru mu buryo burambuye, ni mutwemere tubanze dutumikira badutumye tugaruke n'amakuru mu buryo burambuye. Nyabuneka reka ngusabe ntuze gucika iki kiganiro kuko kirimo amakuru menshi cyane ndetse akomeye cyane, namwe tutabagejeho mu ngingo z'ingenzi muri make muri rusange. Ko abantu benshi bakomeza kugana ubuvuzi bwanyu, ni ikihe gishe mufite kugira ngo bakomeze babagane? Ubu rero kugira ngo abantu boroherezwe na serivisi zacu nkuko bisanzwe, duhora tubashyiraho promotion. Uku kwezi kwa gatanu tugiye kwinjiramo tubageneye promotion y'10%. Aba kugeza kurangiye kose kwezi kwa gatanu, deja duhere muri mpera z'uko kwezi kwa kane. Bivuga ngo abantu barwaye diabete, umuvuduko, stroke, abagabo babangamira za ndwara z'abagabo, yaba ari prostate, gucika intege mu gikorwa cy'abashakanye, abakeneye ibibazo, abafite ibibazo by'uburumbuke, kutabyara, na mibe n'igifu, na hemorrhoide n'indwara z'amagufa cyangwa imitsi n'izindi. N'izindi ndwara ntarondoye, umwijima n'izindi. Ni mutugane, iyo promotion ntibacike. Aho kutubonaho harahari USA, dufite umuntu, Canada, Australia, ibihugu byo muri Asia, Europe n'ibihugu biri kure ya Afrika. Iposta na DHL nicyo bibereyeho. Igisenyi ni ku muhanda w'amadepo, i Kigali ni nyuma y'isoko rya Kimironko, naho Igoma ni mu mujyi wa Goma. Aho hantu hose abadukeneye mwahamagara nimero yacu na kamizo gutanya 257 057 ntimucikanwe n'iyi promotion kugira ngo tumbatire amagara. Yes, aha. Reka twinjire mu kiganiro cyacu cyangwa se mu makuru yacu yo muri aka kanya, mbere yo kwamamaza cyangwa se gutumikira Prime Health Infinity. Mwabyumvisha serivisi zabo uburyo kiziba ari serivisi z'ikirenga, mu by'ukuri ni bamwe mu bantu bashobora kugufasha igihe ufite ibibazo by'uburwayi bugiye butandukanye, ubundi bikagenda neza cyane. Reka twinjire muri iyi nkuru, tugaruke ku rugamba rwabaye kuri uyu munsi mu masaha mu gitondo. Twagiye tubigarukaho mu kiganiro cyacu kibanziriza iki. Twagarutse ku rugamba rwazindutse rukomeye cyane, ni urugamba rwabereye hano muri Kivu Amajyepfo, aho FARDC bari bisize insenda, nta kindi bagamije kitari ugufata uduce cyangwa se gukura M23 mu bice bigiye bitandukanye. Hanyuma rero kuba imirwano yabereye mu bice bigiye bitandukanye twagiye tubagezo nka za Kabunambo, ntabwo ndi buze kubigarukaho, reka ahubwo mbabwire uko imirwano yagenze. Ni imirwano bakubwira ko yatangiye ahagana ku isaha y'isa 11:35 zo mu rukerera kuri uyu munsi. Ariko se iyi mirwano byagenze bite? Reka tuyinjiremo mbere ko tujya mu yindi nkuru ikomeye cyane y'ibitero cyangwa se y'abasirikare cyangwa se y'abanyepolitike barimo umuhungu wahoze ari perezida w'u Rwanda, bari hano mu gihugu cy'u Burundi ari gutegura ibitero ku Rwanda. Reka tubanze gato twisimbukire tugere hano muri Kivu y'Amajyepfo.
imbone yacu ro iri hariya narabibabwiye ndababwira nti nta handi mushobora kubona amakuru nk'aya ngaya ni hano kuri Eugene Official. Ndakubwiza ukuri ntabwo ibyo ndimo kukubwira, nta nubwo ndi kwikina. Hari abantu babo wenda bashobora kuvuga ngo urabona ngo rwose ngo ibyo ngo nta munyamakuru ushobora kutabivuga rwose igihe ari kugutangaza inkuru ze. Nge ntabwo ari ibyo ndimo ndagenderaho my friend. Abanzi baranzi iyo nkubwiye ikintu rwose ibintu bimeze neza tuba dufite uko twabisetinze. Nta handi ushobora gukura amakuru nk'aya ngaya rero handi atari hano kuri uyu muyoboro wa Eugene Official. Umva, I swear to God, nta handi amakuru nk'aho ushobora kuyasanga kuri YouTube atari hano kuri uyu muyoboro wa Eugene Official. Wapi? Turabanza abandi bakaza nyuma. Dore rero sasa uko inkuru ivuga. Reka wenda mbisome nk'uko umutaramu wacu uri hara muri buriya bice yabitwandikiye cyangwa se yabidutextinge cyangwa se yabitwandikiye. Yatubwiye ati mu gihe umutekano ukomeje kuba muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo RDC, amakuru yizewe avuga ko umwe mu bayobozi bakomeye mu mutwe wa Wazalendo yaguye mu mirwano ikomeye yabereye mu nkengero cyangwa se mu nkengero z'uyu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Rabaye ndakubwiza ukuri nababwiye nti iyi ni ripoti ya risasi n'amageruhi, ni ibyavuye mu mirwano yiriwe irimo kuba. Umwe mu basirikare bakomeye b'Abazalendo tugiye kugarukaho yaguye muri iyi mirwano yabereye mu nkengero y'umujyi wa Uvira. Mumvugire muri comment ngo tayari ivumbi ryatumutse. Amakuru sasa aravuga iki? Reka twinjiremo sasa neza none mu buryo burambuye. Iyi mirwano yabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki 6 z'ukwezi kwa gatanu 2026 Kameme birazwi. Ibera icyarimwe mu bice bitandukanye birimo agace bitango ni Kabunambo, agace bitango ni Buringo ndetse n'ahitwa Kirurwe. Utwo nitwo duce twabereyemo imirwano tugiye kugenda tugarukaho ikomeye cyane. Nyamara iyi mirwano atangiye bisa na hari ibintu byoroshye ariko biza kurangira ibaye imirwano ikomeye cyane. Amakuru sasa rero mutara macu hara kuri ra mirongo y'urugamba tubwira ko utu turere dusanzwe tugaragaramo donge turangwa dusanzwe tugaragaramo cyangwa se turangwa n'imirwano ihoraho bitewe n'akajagari k'imitwe yitwaje intwaro ibarizwa muri utwo duce tugera kuri 3 namaze kubabwira hejuru. Harimo akitwa Kamunambo, hakama agace kitwa ngo ni Buringo ndetse n'akitwa Kirungwe. Ngo ni Kirurwe. Nemvuze Kirungwe ariko ni Kirurwe munyihanganirwa niba nari nabisomye nabi mufatira aho ngaho nyine. Mwabyumvishe? Ibaze mu by'ukuri niba urimo kudukurikira utarakora kuri like. Urumva ko mu by'ukuri ntago waba uri muri agaciro ibyo turimo kugira gute twabategure kandi babyadutwaye kilokalori cyangwa se imbaraga nyinshi cyane kugira mu by'ukuri tubashe kubategura inkuru nk'izi ngizi ziba ziremereye cyane. Reka twikomereze niba utarabikora wigaye, ariko kandi kubabikoze mwese I salute you, ndabashimiye cyane. Hanyuma rero reka dukomeze. Tubonye ko utwo duce tugizwe n'abarwanyi benshi b'intwaro b'imitwe itwaje intwaro, ari no mpamvu mu by'ukuri hahora imirwano hato na hato. Hanyuma umutaramu wacu arakomeza avuga ati amakuru atangwa n'abari hafi yaho imirwano yabereye avuga ko ihuriro rya Wazalendo rifatanyije n'ingabo za leta FARDC ari ryo ryatangije cyangwa se ryabanje kugaba ibitero kuri FARDC kuri M23 plutôt nibo babanje kugaba ibitero kuri AFC M23 nayo iza gusubiza ikoresheje imbaraga z'umurengera. Kabaye bo bagabye ibitero bari mu bintu by'imikino
basanga intare za Sarambwe bo nta mikino bafite, barangije ngo babagabaho ibitero, donc babasubizanya imbaraga z'umurengera. Hanyuma nyuma yo kubagabaho ibitero cyangwa se kubasubizanya imbaraga z'umurengera, byaje gutuma cyangwa se bikaba byabaviriyemo, byatumye havamo urugamba, intambara irakomera ku buryo iyo ntambara itari itezwe kuba yamara amasaha menshi, ariko ngo biza kurangira iyi ntambara ifashe amasaha menshi. Bitewe n'iki? Bagabye ibitero, ariko intare za Sarambwe zigiye gusubiza ibyo bitero, zibisubizanya imbaraga z'umurengera, bituma rero iyi mirwano imara amasaha menshi. Nabo bihagazeho. Hanyuma rero mu by'ingenzi byaranze iyi mirwano harimo urupfu rw'umwe mu bayobozi bakomeye ba Wazalendo. Tayari twagera rero kuri wa muyobozi wa Wazalendo wapfuye. Uyu muyobozi wa Wazalendo waguye muri iyi mirwano afite ipeti rya koloneli uzwi ku izina rya David Tombe. Uyu muzalendo ufite ipeti rya koloneli bita ngo ni David, ari mu baguye muri iyi mirwano, biri muri bimwe mu byaranze iyi mirwano. Ariko muribuka iyi mirwano uburyo kinyitangiyemo, ndi kumvisha isasu uburyo kiryavuzaga ubuhuha, ari rero mu baguye muri iyi mirwano. Kabaye andi makuru sasa rero, amakuru amwerekeyeho uyu David aravuga ko yari umwe mu bari bafite ijambo rikomeye, bavugaga rikijyana kubayobora rero ibikorwa bya gisirikare hano muri utwo duce, cyangwa se aho ngo muri utwo duce tunahoze mvugaho hano hari ijuru, nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho. Kabaye rero uyu mugabo David byaje kurangira ahasize ubuzima. Reka sasa twikomereze sasa turebe. Uyu mugabo no Colonel David ntabwo yapfuye ari wenyine, ntabwo yagoye ku rugamba ari wenyine, kuko hari andi makuru avuga ko yapfanye n'abandi barwanyi benshi bo muri Wazalendo, barimo n'abamurindira umutekano cyangwa se amucungira umutekano. Muri make aba iskoti be nabo tayari deja Tombe. Kabaye. Hanyuma rero ubwo iyi mirwano yabaga, nababwe ndi muri cyitwa ripoti ya risasi n'amageruhi. Ubwo iyi mirwano yabaga, abaturage benshi bahungiye mu mujyi wa Uvira, abandi bagerageza guhungira mu bindi bice bya kure bitegereye aha haberaga imirwano, ndetse kugeza ubu ibikorwa by'ubucuruzi muri bice byahagaze bitewe n'iki? Bitewe n'iyi mirwano irimo iravuza ubuhuha. Sasa rero nyemera ninjire za ndani ubwire andi makuru ndimo ndakura mu by'ukuri mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, kuko naho tuba dufiteho abantu. Ubwo bagabaga ibitero byatangijwe na Wazalendo, ariko nyuma yo gukubitwa nyine bakomeje kwihagararaho bazibira M23 ngo itinjira mu mujyi wa Uvira. Nyamara iyi M23 nayo usibye kwirwanaho nta gahunda yo kujya muri Uvira bari bafite. Ariko mu gukomeza kwirwanaho, izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa, ubwo bwakomeje kuba abana bwinshi, bituma ahubwo bakora igikorwa navango kirimo n'amakosa akomeye cyane yo gukomeza kuri forcinga, guhamagara abasirikare benshi bakaza gutanga musada. Ari no mpamvu haguye abasirikare benshi cyane. Ntabwo imibare irangiraho neza yuzuye, ndaza kuyibatangariza nibimara kubimenya neza maze kungeraho, kuko ndimo ndakira makuru ko haguye abasirikare benshi, ndetse muri abasirikare bahaguye hakaba harimo ingabo z'abarundi, aba FDL Wazalendo bona bimaze kubigaruko n'indi mitwe myinshi. Ndetse mu kugwa aha hantu, nk'uko raporo iri kutugeraho,
igisirikare cy'u Burundi ngo babuze, nahoze mbona hari umwe mu banyamakuru batangaza amakuru bavuga uburyo ki izi ngabo zakubitwaga, nyamara ingabo z'abarundi hari izindi ziri kuri kote y'u Burundi, bakabura uko batanga umusada, bakavuga bati turamutse dutanze umusada birashoboka kuba mu by'ukuri badusubiza cyangwa se bahita baturasira hano mu iwacu, bahita basubiza mu gihugu cy'u Burundi. Urumva ko ibintu hano byari ibindi ndakubwiza ukuri, ibintu byari byakomeye. Sasa ndeka tute kwisobwa cyangwa se tute gutinda muri iyi nkuru, muri iyi operation, ahubwo mbasabe mu nyemerere sasa twinjire mu gihugu cy'u Burundi naho turebe uko ibintu bihagaze, turebe kuri uyu muhungu wa Juvenal Habyarimana ndetse n'aba FDLR bakodesha amahoteli hano mu gihugu cy'u Burundi, bari gutegura kugira uti, bari gutegura kugaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda. Reka iyi nkuru ariyo duhita cyangwa se duhita tuninjiramo. Yes, ni inkuru rero tugiye kugarukaho, mu nyabare mu ntize umwanya tuyinjiremo neza mu buryo burambuye. N'ubundi ni amakuru turi guhabwa n'imbone yacu iri hano mu gihugu cy'u Burundi. Iragira itiki rero sasa, iragira itiki. Ndi kubona dufite n'amakuru muri za Minembwe. Amakuru ni menshi cyane kuri uyu mugoroba, amakuru ni menshi cyane kuri uyu mugoroba. Amakuru aravuga rero ko sasa umuhungu wa Habyarimana, ubwo birumvikana ni Jean-Luc Habyarimana, ubu tuvugana ngo arimo aratembera hano muri iki gihugu cy'u Burundi, imijyi ije itandukanye arimo kugenda ayitembera. Bavuga ko amakuru kutugeraho aravuga ko ari gutembera ahantu bita za Gitega ndetse n'ahantu bita ngo ni za Mabaye. Ibi ahangaha niho arimo kugira ute, arimo kugenda atemberera. Ndetse amakuru agakomeza tubwira ko nahitwa naho no ku mugabo bita ngo ni General ngo Ndakugarika, aha naho ni hamwe mu bice cyangwa se ahantu ari gutemberera cyane. Ariko papa si barimo hariya cyangwa se ibyo ari gutegura nta kindi ni ibitero ku Rwanda. Cunga sana, ababishinzwe baba babyumva neza kabisa, bumve ko ibintu bitoroshye n'aka na gato, bumve ko ibintu bitoroshye n'aka na gato. Genda nsoma no ku mazi. Usibye kuba uyu muhungu wa Habyarimana arimo kugenda acunga, mu by'ukuri arimo kugenda acunga birumvikana cyangwa se atembera uyu mujyi, andi makuru mbafitiye cyangwa se arimo kugenda ngeraho, ntabwo ari we wenyine uri hariya, kuko barimo baratubwira ko hari n'abarwanyi ba FDLR benshi cyane bamaze gucumbika mu mahoteli, amwe mu mahoteli akomeye ndetse anahenze hano muri iki gihugu cy'u Burundi, aho nkitwa ngo ni Monsioni, hoteli yitwa ngo ni Monsioni. Ubwo abarundi murayizi, ntago ndibuze kujya muri byinshi, ahubwo mutwandikire muri comment mutubwire amateka y'iyi hoteli, cyangwa se munageremo muraza gusanga ibyo tubabwira ari byo, kuko nta nubwo twaho turahakandagira, ni amakuru tuba tugenda dukura za ndani. Iyi hoteli bita ngo ni Monsioni, aba bagabo barimo kugenda bayikodesha, aho bayikambitsemo bava mu manama yabo yo gutegura ibitero ku Rwanda, barangiza bakagira bate, barangiza bagataha n'ubundi muri aya mahoteli cyangwa se muri iyi hoteli. Mfite andi makuru nanone, uwaduhaye amakuru aduha n'andi makuru avuga ko n'umuhungu wa Kayibanda, umuhungu wa Kayibanda nawe ari hano muri iki gihugu cy'u Burundi. Ibi byose bikaba biri mu mugambi wo kugira ute, wo gucura ibitero cyangwa se wo gupanga urugamba ku gihugu cy'u Rwanda. Hanyuma none mwibaze ngo niki kigiye gukurikiraho. Nahoze mbona bimwe mu binyamakuru bivuga ndetse n'ibyandika
bivuga ko ngo uwitwa Evariste Ndayishimiye ngo yaba yasabye abasirikare be bari hafi n'imbibi z'u Rwanda, ngo yabasabye gukaza umutekano bagakuramo ibigaryo, bafite ubwoba nyine ngo ko u Rwanda rushobora kuba rwagira gute rwabasozaho intambara. Ariko nyine reka nta mugayo reka bagire icyo bwoba, kuko nta kuntu waba uri gutegurira umuntu ibintu nk'ibi ngibi cyangwa se uri kumuteguraho intambara ngo utekereze we ko nta kintu ari gutegura. Nibwo bwoba rero bafite, aravuga ati wenda hari igihe ubutasi bw'u Rwanda bwaba bwarabimenye bakaba rwose bagira gutya bakadutanga bakaruba twataka. Niyo mpamvu ati abasirikare mwese muri kumbibi z'u Rwanda b'Abarundi ni mukanura amaso muryamira amajanja, mucungere cyangwa se murebe umutekano, mubungabunge ibintu bigende neza. Ariko nyine nubwo bacunga umutekano ibyo bakora byose hari umurongo batagomba kurenga, bawurenga inkuba zibakubita. Nguko rero ngayo. Ubwo usigaye kugera ahangaha rero tubyumvikana mu byumve n'uwitwa Kayumba Nyamwasa, kuko tumaze iminsi turi kugenda doke n'amakuru ari kuza agenda akurikiranye imwe kuri imwe. Ubushize twe twabonye ko uyu muhungu cyangwa se babanje kugira gutya bafata aba FDLR, barangije bagufatira n'umutwe wa P5 babashakira impuzankano isa neza n'igisirikare cy'u Burundi, ku buryo bari muri izi mbibi aba FDLR bari muri izi mbibi z'u Rwanda utabasha kubatandukanya n'ingabo z'Abarundi. Bitangiye kuba nka bya bindi aba FDLR birirwaga hano ku mupaka uhuza u Rwanda na Kongo hano i Rubavu kuri Petite Barriere, waza rero FDLR birirwaga bahagaze hariya kuri mupaka wa Petite Barriere, ari FDLR zihari mu by'ukuri ubona ko ibintu bitoroshye n'aka na gato. None nabyo byatangiye kugenda biba hehe muri kiriya gihugu cy'u Burundi, batangiye gufata aba FDLR ingabo donc abari kurwanya igihugu cy'u Rwanda bakabambika impuzankano isa n'igisirikare cy'igihugu cyabo. Munyumvire namwe iyo irere, ugafata inyeshamba zirwanya igihugu cy'igituranyi umuturanyi, ni nko gufata umujura urimo gupanga kwiba mu by'ukuri umuturanyi wawe, warangiza kugira ngo uwo mugamba unoze neza, noneho ukamutiza nk'imyenda yawe akagenda ariyo yambaye kugira ngo abashe kwiba ntibimenyekane. Ese uwo nyiri urwo rugo naramuka amubonye, naramuka abonye ubwo bujura cyangwa se uwo mujura yambaye mu myenda yawe, ni iki kikubwira ko atazatekereza cyangwa se atazamenya ko ari abiwawe cyangwa se ari wowe wamwibye mu gihe azaba yambaye umwenda usa n'uwawe? Ubwo ndabarabuye nuko batumva. Ariko nge icyo nzi cyo uyu mugamba ari gucura wo gutera cyangwa se kugaba ku Rwanda, bashaka ibitero byo kugaba ku Rwanda, ndababwiza ukuri bizabavuna pe. Simvuze ngo ntago muzabikora, ariko nyine bizabavuna. Ntabwo nababuza kubikora kuko rwose byo nabamvuze ngo ndabibabuza ntababeshye, muzabikora. Ariko kame mumenye ngo bizagira gute, bizabavuna bro. Ibi bizabavuna, ibi bizabavuna. Reka mve kuri iyi nkuru sasa tujye no mu yandi makuru, kuko dufite amakuru menshi cyane tugomba kubagezaho, kandi iminota ndimo ndabona irimo iragenda yihuta. Taramuse Vincent noneho gifashe bite? Banza rwose yagwe muri ambiscade, mperuka mbwira rwose ko arimo arerekera ajya kureba, gifashe kuri front line. Gusa tugeze kuri amasaha nk'aya rwose ntago araboneka ku murongo, gusa ariko reka twitege ko anytime igihe biraza kugenda neza araza kuza tuzane umuzigo w'amakuru aremereye cyane. Reka twinjire kuri iyi nkuru sasa. Ni inkuru ivuga ko uwitwa Tshisekedi yamaze gukansaringa inama yarafitanye n'itangazamakuru.
uyu mugabo Gisekedi mu kanya gato nibwo hamaze gusohoka itangazo. Iri tangazo rikaba rivuga ko uwitwa Kisekedi Chilombo yakansorinze cyangwa se yamaze ngo inama ngo yamaze kuba disponed, ngo ni disponed, donc yamaze gusubikwa. Inama yarafitanye ikiganiro n'itangazamakuru bari bafitanye cyamaze kuba mu by'ukuri gisubikwa. Amakuru sasa rero arimo kutubwira iki? Uyu mugabo afite ubwoba bukomeye cyane, arimo aratinya ko ashobora kuba donc yaraswa mu gihe yaba arimo kugirana ikiganiro n'itangazamakuru, ashobora kuba yaraswa, akaraswa n'abashaka kugira ute n'abadashaka ko akomeza kurongora cyangwa se kuyobora iki gihugu. Uyu mugabo rero biravuga ko iyi nama nubwo yasubitswe agiye gutegura uburyo ki igomba kubamo, bagiye gutegura uburyo ki iyi nama n'abanyamakuru igomba kubamo. Ariko none nta munyamakuru uzaba wemere kugira ute kwetendinga iyi nama, donc nta munyamakuru uzitabira iyi nama kuko ni inama bagiye kurikodinga. Donc iyo discours cyangwa se ibyo agomba kugeza ku banyamakuru agiye kubirikodinga. Namara kubirikodinga, ikigomba gukurikira nuko agomba kugira ute kuzabishyira nko ku murongo online, none itangazamakuru bakaza kubyumva, donc bazaba bireba nko kurekara. None icyitwa rikoda zabo zose abo kwa Gisekedi cyangwa se abarinzi ba Gisekedi abo bakorana na Gisekedi bazafata izo rikodi z'abanyamakuru aribo bagira gute, aribo barikodinga ikiganiro sakirirego. Ibi nta ntahandi nigeze mbyumva. Noneho ngo nibamara kurikodinga ibyo barikodinze babone babigire gute, babihe uyu mugabo cyangwa se abo banyamakuru. Amakuru sasa yatangiye kugenda hwihwiswa. Aravuga ko uyu mugabo akunda kuvuga byinshi, akavuga n'ibishobora kuba byamukoraho, bakabura uko bagira gute uko babigarura. Ariko none ngo nibigenda gutya bizatuma amakosa yavuze muri discours bayarikodinga, donc bayeditinga, babihe abanyamakuru bamaze kugira ute gukora edit. Muri make nta munyamakuru uzinjira na telefone aho hantu muri iyo discours, kumva iyo discours, yewe nta nuzinjirana mu by'ukuri icumi cyaricyo cyose gishobora kuba cyafata amajwi. Inama ni njyana muntu. Ariko nanone ntabwo ari ibyo gusa, harimo n'ubwoba ko ashobora kuba yaraswa. Uyu mugabo utishimiye habe n'akana gato nabo bahanganye, afite ubwoba ko ashobora kujya gutanga discours bikarangira ahaburiye amagara cyangwa se ahaburiye ubuzima. Kisekedi Facibeto ntabwo akirya nta kiryama. Arimo aravuga ko afite ubwoba ko anytime ashobora kuba yaterwa kudeta, ndetse akaba yahirikwa n'abari mu gihugu indani, ndetse n'abasirikare ngo ntabwo bakimwishimiye. Ngayo amakuru agira ute ari kutugeraho ku by'inama y'uyu mugabo cyangwa se ku by'inama n'abanyamakuru bya Gisekedi uko byahinduwe, nk'uko amakuru yagize ate yatugezeho. Reka twigarukire sasa muri za Minembwe naho turebe uko ibintu byifashe. Hano muri za Minembwe rero ubu tuvugana nahoze mvugana n'umwe mu banyamakuru b'ikinyamakuru cyano muri za Minembwe. Murabizi ko naho hawa ibinyamakuru, ndimo ndagenda mwinja kugira ngo numve uko byifashe, ngenda nkurura mfata situation ya hari ahantu nuko bihagaze. Ariko dore icyo maze kumenya, amakuru arava ko ngo ukwezi kurashize, donc yambwiye ko ngo ukwezi gushize nta bitero byo ku butaka bibaye cyangwa se biri kuba hariya muri Karagasozi cyangwa se muri Karagace ko misozi miremire. Ukwezi kurashize nta mirwano ihaba. Aha rero hitwa ngo ni za Gahororo. Muri za Gahororo ho inka eshatu zari zaranyazwe n'abamayimayi Gashumba
abamayimayi ngo ni abitwa ngo bagashumba. Ejo ngo zaragaruwe nyuma y'ibiganiro hagati y'Abanyamurenge ndetse n'Abapfurero. Donc bya biganiro byabaye by'Abanyamurenge n'Abapfurero byatumye inka z'umugazo zari zaranyazwe, inka 3 zitwa ngo ni ahitwa doke, byabereye hano za Gahororo. Hano Gahororo ngo hari inka 3 zari zaranyazwe n'abamayimayi bitwa ngo ni Gashumba. Ejo ngo izo nka zaragaruwe nyuma y'ibyo biganiro byari byabaye hagati y'Abanyamurenge ndetse n'Abapfurero. Ibi biganiro bikaba byarabera ahantu bita ngo ni muri groupement ya Bijombo. Niho hagize gute habereye ibyo biganiro, banavuga ko ngo hanatekanye. Ngo nubwo umwanzi agihari muri aka gace, ngo nubwo umwanzi akiri muri utwo duce harimo n'agace bita ngo ni Mutamba, Buhonde, Rubarati ndetse natwo ngo ni Ruhuha na Marimba. Muri rusange Minembwe na Mikenke haratekanye. Minembwe na Mikenke ngo haratekanye. Ni byiza. Aho nisaba rwose niba ibi bice birimo bitekanye, Minembwe na Mikenke biratekanye, gusa ngo mu ijoro ryakeye drone yaraye irashe mu gace ka Gakenke na Irundu na Gakenke nitwo duce twarashwe hano muri za Minembwe. Ngayo nguko. Tekereza ko ntafata indi nkuru ndamutse nyifashe, hari iminota yagwamo rwose ntarayigaruka ntarayivuga. Ariyo mpamvu navuga ko wenda amakuru yacu tutari buze kurenza kuri izi ngingo z'ingenzi, gusa ariko dufite amakuru menshi tugomba kubagezaho, ariko nyine nta kundi igihe niko twateguye cyangwa se niko kingana. Ubwo ibindi byinshi turaza kugira gute, turaza kugenda tubibagezaho gatanu kuri kagenzi kako. Ubwo rero bakunzi ba Eugene Official, ndabasabye mu nyemerere ikiganiro cyacu cyo kuri uyu mugoroba, Mana y'u Rwanda, Mana y'u Rwanda, sinzi uko ibintu twabivuga, biramutse ari byo, kuko ndimo ndagenda nakira andi makuru ayisangeraho nona. Ntabwo byoroshye n'aka na gato. Ibintu birakomeye. Ndakubwiza ukuri, mu gitondo turaza kubagezaho update zikomeye cyane kurikije amakuru atangiye kungeraho. Ahubwo reka ngo usabe wowe twabanye ukaba utarasubscribinga, wowe twabanye ukaba utarakora like kuri iki kiganiro, sinzi ngo utegereje iki. Bikore nonaha udacikanwa n'ibigezweho, kugira ngo amakuru yacu rwose akihagera nawe uzajye uba muri bamwe mu babona amakuru mu bimbere. Ndagira ngo nkwibutse ko iyo wabikoze mu by'ukuri twe inyungu bitugirira n'ukwagura umuyoboro waguka, kuko urumva ubutumye n'abandi benshi bazi iyo washarinze ikiganiro. Ariko weho inyungu za ku ruhande rwawe nuko iyo amakuru ahageze uyabona mu bimbere, uyabonera ku gihe, bigacukubiri kubona amakuru yamaze kuba umuranzi. Bikore nonaha, ubundi andi makuru yose tuzajya tugenda tubikugezaho gatanu kuri kagenzi kako. Ndagushimiye cyane rero, tuze gusubira mu yandi masaha. Nyagasana akomeze akurinde kandi abane nawe. Ni umuhungu wanyu Fighter, ninjye wabateguriye aya makuru kandi nanjye wabagejejeho. Imana ikomeze barinde kandi ibane namwe. Turabakunda cyane. Ciao.